sezera ubukene n'ubuzima butagira intego guys. Sezera ubukene n'ubuzima butagira intego. Ni kenshi twibwira yuko abakire cyangwa se abantu bafite amafaranga ngo ari abantu ngo babivukanye, ngo ari abantu nyine ngo ni igeno, ngo buriya ngo uriya se ngo ko yabivukanye ngo yabivukiyemo. Guys, ndakubwiza ukuri ko icyo ushaka uragiharanira. Uracyo ushaka uragiharanira. Hano hari ibintu 13 n'ubasha kubireka guys. Uri mu nzira njyabukire. Uri mu nzira njyabukire kabisa. Uri mu nzira njyabukire. Wabyumvise neza. Wabyumvise neza cyane. Ibintu 13 n'ubikurikiza guys. Wherever you are possibility, ahantu hose waba uri kuba wabashije gufungura ino video ukabyumva. Guys, niba watangiye ino video ndagushishikariza ko ugera kuri ya point ya nyuma, ku ngingo ya nyuma. None ingingo ya nyuma irarenze guys. Ubukire nagarisha ba guys. Ubukire urabuharanira. Uko umeze kose ahantu hose waba uri ukoze cyane, ikintu cyose wakigeraho man. Wakigeraho guys. Reka nguhe ikaze rero. Reka nguhe ikaze kuri no channel. Uri kumva kuri Mike ni VJ Kaboss. Ubundi benshi banyita Kaboss none mutinya. Really the baddest Salaman Shata. Intare y'umujyi wa mwana avutse gato kararangiye. Reka nguhe ikaze nkubwira ngo niba utarakora subscribe, utarakora subscribe, ikanira nanga ubundi twimanukire. Utazajya ucikwa inkuru zigiye zitandukanye. Ikiganiro ni icara wige. Icara wige guys. Icara wige cyangwa se nuticara ngo wige uziguhagaze. Uziguhagaze man. Niwanga kwicara ngo wige, bose ndari kujya ngo nkwigishe. Niwanga kwiga ugapinga man. Ntabwo uri uwaje kabisa. Ikiganiro ni icara wige. Wayi ikaze. Ingingo ya mbere guys. Ingingo ya mbere nubasha kuyireka ugacukubire nayo mu nzira njyabukire. Hagarika mwana ikintu cyitwa inzitwazo. Ikintu cyitwa inzitwazo. Izo nzitwazo ubufite ngo ndananiwe, ngo ibi sinabishobora, ngo nta mwanya mfite, ngo hari undi uzabikora. Mana ngo natinze kubikora, uzabikora ejo. Ngo nzaba mbikora ngo mfite ubwoba. Izo nzitwazo guys. Nzitwazo zaguheza inyuma, zagutuma ukomeza uri umutindi, ubitwe ureba karufuru gashake. Tangira none guys. Inzitwazo zabiriya ngo nzabikoresha ngo man ngo bira ngo nagari ibyanje ngo sinabishobora. Ni inzitwazo nk'ibintu nk'ibyo man. Ngo bari se ngo ko babikoze bikanga ngo ngiye ngo nabikora bigakunda man. Hagarika icyo kintu. Icyo cyitwa inzitwazo ufite zishyire ku ruhande utangire none aha. Icyo nakubwira cyo ngiye ibintu birakudindiza man. Ibintu birakudindiza kandi mu buryo burenze man.
birakudindiza. Ibi inzitwazo nk'izi nizo ziguhezaho ngaho wicaye ukumva. Niba bashije kumva ino video uri umunyamahirwe. Umuhanga bise Bedford Jordan yaravuze ngo imbogamizi zawe naho wifuza kugera ni impamvu zidafite agaciro wihamana. Urumva wabyumvise neza? Izo nzitwazo ni mpamvu wiha ngo si wabikora, ni wabishobora, kubera abandi byagenewe. Iyo mpamvu heraho ngaho man. Ibyo byose nibyo bituma utagera ku cyo wifuza guys. Ibyo bituma utagera ku cyo wifuza. Ibi bintu nubihagarika ejo hazaza bameze neza, hazaba hasa neza, nawe wirebe uvuga uti kabisa nanjye ndasa neza man. Icya kabiri man kizatuma ugera ku kintu ushaka, kizatuma ugera ku nzozi zawe, kizatuma man utandukanwa n'ikintu cyitwa kwifuza, utandukana n'ikintu cyitwa kutigirira icyizere man. Kutigirira icyizere ngo wumve ko ibintu wabishobora ni man. Icya kabiri ngiki, hagarika gukorera ibintu icyarimwe. Hagarika gukorera ibintu icyarimwe. Ibi bintu wabyumvise neza cyane man. Nguraje ngo sinzi ngo ugiye ngo hariya hepfo, ngo ugiye ngo gutwara imodokari, ngo mukanya ngo ndashaka perime y'impungu ya moto, ngo imodoka ngirananiye, ngo mukanya ngo ngiye ngo gukorera ngo abantu. Guys, kora ikintu kimwe ujye ku kindi, uvuga ati iki kintu kirangije, ngewe ngiye ku kindi, kirawunda kiranze cyangwa se kirakunze, reka nsimbuke njye ku kindi guys. Hagarika gukorera ibintu icyarimwe. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu nugihagarika, iki bintu ndi kukubwira guys birakora. Icya gatatu kizatuma ugera ku iterambere ryawe, ugahumura ugasa n'abandi. Iga kuvuga oya man. Hakana man man, ntabwo mvuze ngo wakane buri kintu cyose ubonye ngo buri kantu kose wakane, ariko mva nkubwire man, ese ubigenza uti inshuti zawe zikubwiye ngo ngwino dusepere, ngwino dusohoke, ngwino tujye muri birthday man, ngo birthday, ibyo ni ibiki? Ngo birthday muri iki kinyejana man, iki man isi irimo irirukana. Niba utari kuyibona uri gusigara bro, wasigaye watakaye man. Iga kuhakana man. Niba umuntu akubwira ngo vuba tujye mu birori, wari wifitiye projet yawe, wiyijugunya man. Ita projet yawe ngo ugiye mu birori man, ugiye muri za muri party ngo sinzi za birthday, ngo sinzi ngo akana ngo kavutse ngo ngo tujye gusinda bro, ngo tujye gusinda bro. Ndabyumva guhakana biragora pe. Noneho guhakana inshuti yawe yayindi uvuga ati man, uyu ngo sikoma nimuhakanira kujya ahangaha birarangira ejo nzamwitabaza nabampakanire cyangwa bro. Niba ufite umushinga wawe, niba ufite ikintu uri kwitaho, urumva wigihagarika, wita umwanya ngo ugiye ngo gusepera, ngo kubyina, ngo kwishi. Ibyo ni ibiki man? Nta kintu urageraho, nta kintu ufite, ntaki. Uri ku mushinga urawutaye, ejo uzakubyarira inyungu zimeze neza, nibyo biruza ubijyamo uwo mushinga wawe wagezweho. Urumva guys, iga kuvuga oya man, iga kuvuga oya. Fata umwanzuro bro, fata umwanzuro. Jya umenye icyerekezo ukatira mu bimenye naho ujya man. Wituma reka nkubwire, vuga oya man. Umukire bita Bufayo, Wayne Bufayo, Wayne Bufayo, urumva aravuga ati ntuzigere
utuma abantu mani ntuzatume cyangwa se ngo wemerere abantu bagena ibyo ukora mu buzima bwawe. Uwo ni umuherwe mani, wayo ni bufayo, wayo ni bufayo, ni umuherwe bro mani. Iyo muntu muretse mani akakuyobora akakujyana aho ushaka mani, uri ikigare, uri ikintu cyose kidafite ubwenge mani. Icara mani wige, icara wige, ntugatuma abantu bakujyana aho udashaka mani. Icya kane, rekeraho kwiyumvisha ko udashoboye. Icya kane, rekeraho kwiyumvisha ko udashoboye. Urabyumva neza kwiyumvisha ko udashoboye mani, ngo ntabwo urenze, ngo ntabwo sinduyu, ngo kana reka. Urarenze mani, urarenze bro. Intwari nesha byose mani, ni ukubaho udacika intege, ugahatana kubaka ikintu kinini. Ntabwo mani bisaba igihe kinini kubaka ibintu birenze, gukora ibintu birenze bisaba igihe kinini mani. Ntabwo ari utuntu ubyuka mu gitondo ngo bisabeho. Reka ujya uribeshya bro. Amagana y'abantu amara umwanya ku bintu mani bumva badashoboye. Bya bintu wumva udashoboye ukavuga ati akareka mani, njyewe ngenzi kubyina, ntabwo nshoboye kuririmba, runaka ashoboye kuririmba, nanjye ubu niyo bamuza kuba narinzi kuririmba, nanjye mba ntwika bigakunda. Izo nzitwazo mani nakubwiye ngo uzihagarike bro. Njyewe ndaguha urugero rufatika bro. Umuhanzi bita Zeo Trap yatangiye na bagenzi be bafite itsinda bita Byina Trap. Ababizi barabizi, bajyaga kubyinira abahanzi bakora ino njyana ya trap music. Urumva bakabakodesha mu mavideo kugira ngo baze bababyinire mani. Uyu munsi wa none Zeo Trap yabavuyemo. Barabanje bakora umuziki, wabona Zeo Trap bacomokamo, ubu tuvugana Zeo Trap ari ku rwego rwiza, ari ku rwego rushimishije mani. Urumva yatangiye abyina, n'urugero naguhaga. Iki kintu no kivana mu bintu byawe wumvaga ufite kuri ni ibintu byo kumva ngo ntabwo ushoboye. Iki kintu nugikuramo uzabona impinduka mani. Iki kintu nugikuramo uzabona impinduka mu buzima bwawe. Icya gatanu bro, nakubwiye ngo kanda subscribe. Usarakanda subscribe kuri channel ya DJ Kabose. Ushanaru wansaga kuri Instagram, wandika Kabose 73. TikTok ni Kabose kabiri. Icya gatanu, rekera kwigira intungane man. Bro, rekera kwigira intungane man. Ubu uri wese ubashije gufunga ino video, rekera kwigira intungane man. Icya gaciro man, igifite agaciro ntago ari amakosa ukora. Ntabwo ari amakosa ukora man. Nta muntu udakora ikosa, nta muntu udakora amakosa. Ikibi no gukabya, iyo ukabije nyine birumvikana ko biba ari bibi. Ariko bureka nkubwire, niba wakoze iki kintu, niba washije gukora iki kintu ukabona na amakosa, hari benshi warenze byananiye batabasha gukora ikintu na kimwe. Niba wakoze ikintu ukabona ni ikosa
man urafata time yawe wicare wige umenye ngo ni ikintu gikoze ikosa ryabereye aha niwongera gukora ikindi ryakosa uzarikuramo then none ukora ibintu byawe man bimeze neza ntaho uhuriye na wa muntu wicaye utegereje ngo wagwane ngo ubwo se ngo bizagenda gute ngo ubwo se nimbikora ngo nkakora amakosa nimbikora bikagenda nabi ubwo se ngo nimba abantu ngo reka da icya gatandatu bro, icya gatandatu man, ukwiye gukura mu bintu byawe bya bintu bizatuma utera imbere, ibintu uzatuma utangira gukora ibyo wateganyije gukora. Hagarika gushyira imbere ibintu abantu bagutekerezaho. Uri kubyumva neza? Hagarika gushyira imbere man ibyo abantu bagutekerezaho. Abantu baravuga hano hanze, ivuzi rirahari. Wari kuvuga ngo heze mu nda ya nyina bro, wowe wageze ku isi urahabona man, ufite amahirwe. Ufite amahirwe abandi badafite, ubasha kubyuka bigakunda. Ubasha abandi bapfuye ukabona wowe urahumeka man. Tangira none man, icara wige. Yishira man ibyo abantu bagutekerezaho imbere, ubwo tangira witekerezaho bro. Ni kamere yacu man, ni kamere, ni ibintu biriba muri kamere muntu kumva yuko nyine ugomba gukundwa, ukaba imana icyamamare, ukaba wakundwa, ariko ukaba sindahera hehe man. ngo baranseka, ngo nintangira ibi biboro ngo baranseka, ngo ubuze ngo ngasanga reka tangira none bro. Bro, icyo nakubwira cyo man, gutsindwa birababaza. Gutsindwa birababaza man, gutsindwa birababaza. Ariko kugira ngo man ureke kugerageza gutsinda man, tsindwa bigaragare wagerageje man. Niba ari ikintu ufite gukora tangira none ahangaha. Ubwo tuvugana ukimara kumva ino video, ukimara kumva ngewe ibyo nakubwiye, iyi boro nubikura mu bintu byawe byagucaga intege bigatuma udatwika, tangira none ahangaha mu myaka 10 cyangwa se mu myaka runaka kugira ngo ujye uvuga ngo birabe niyonza kubikora ngo wenda mbangeze ngahana. We tangira none ahangaha byibura ujye uvuga muri iyo myaka, ujye uvuga uti man, ibi bintu nabikoze birafeiringa. Urumva ibi biraruta no kugira ngo ujye wicuza uvuga ngo banyamara ngo runaka yarabikoze ngo mupinga ngo museka. Uzahora umutindi bro, uzahora ubona karufuru gashake, ubone bagenzi bawe barateye imbere uraburiza ugati uye ndajya kubasaba twariganye. Bakomeje kwitinya man. Icya karindwi bro, icya karindwi ukwiye gukura mu bintu byawe, ukwiye guhagarika man cyangwa se ukabigabanya. Iki cya karindwi cyo ushobora kubigabanya, ibindi byo bihagarike burundu. Navuze hejuru bihagarike burundu, ariko iki cya karindwi gigerageze ukigabanya man. Ikintu cyitwa social media, imbuga nkoranyambaga bro. Iyo telefone yawe iyo telefone utunze, iyo mashini utunze aho ngaho man, ndakubwiza ukuri icyo ni ikiyobyabwenge gihambaye. Ubwo ni uburozi man. Urumva uwo ni umwanzi utunze utabizi man. Ufite Facebook, Instagram wirirwaho uscrollinga down man, ukomeza ureba ngo yatwitse ngo ngaringarine saro noza ngo Kresi yizina urugero man, ngo wabonye ngo ingoma yasohoye man. Ngaho za WhatsApp man, ngo urirwaho ngo muri WhatsApp group ngo kanaka ngo yanditse ibiki,
ureka ndebe ngo akantu yapostinze ibyo ni ibyo wirirwa mu munsi ukira. Ariko mana we warasigaye bro, warasigaye, wasigade mabega ntago uzahisigeze, cyane cyane none uru Rwanda turi kwiruka bro, ngizo za YouTube ngo urimo wageza amahirwe yo kugwa kuri iyo, nkubwiye ngo bihagarike burundu. Usafata time yawe uvuga uti reka ngerageze bigendesha gakeya mfate nk'amasaha ane yibura n'ikindi kintu nikorera man. Icyamunane wisarira iby'abandi basarira, wisarira iby'abandi basarira, ngo nta modoka mfite, ngo nta kamoto ngira, yewe nta n'igare ndagira. Ibi ndabivuga bitewe n'urwego rwawe. Urumva ngo nta nzu, ngo nta mugore mwiza, ngo nta cyana cyiza. Bro, ibyo birakudindiza bro, ibyo bintu birakudindiza, birakudindiza bikaguca intege, bigatuma utekereza nabi, bigatuma wumva yuko udashoboye, bigatuma wumva ko utarenze. Urarenze bro. Kuba kana kafite biriya, kuba bifite man, ni ku giti cye ntabwo ari ku giti cyawe. Tangira uhatane ku giti cyawe bro, ejo cyangwa ejo bundi uzabona wabigezeho. Kandi baravuga ngo ikintu turakigeraho ubona kirenze man, ubona kirenze bro. Ndakubwiza ukuri ikintu turakigeraho ngo man ngo ngira modoka se ngo man ngira renze ngo nazayigura ryari, ngo zarinda pfa ngo naguze imodoka gute se. Ikira kwitinya ukore man, ikira kwitinya ngo abantu barambona gute, ngo abantu baranyumva gute, ngo nintagira ibi bintu ngo barambona gute. Reka ibyo bituma wiheba ukagenda ukigunga ukumva ngo ntabwo urenze, kandi urenze bro. Hari ibyo ushoboye abandi badashoboye, hari ibyo ushoboye gukora abandi badashoboye. Icyacyenda man, icyacyenda kizatuma utera imbere ukamera neza, ukajya usa neza, nugihagarika, nukivana mu bintu byawe man, bya bintu byatuma udatera imbere, nubihagarika mu minsi mikeya. Icyacyenda man, emera impinduka, emera impinduka bro. Uri kubyumva neza? Emera guhinduka man. Ngaba dukorana se, ngaba abakozi ngo dukorana, ngo ntabwo twaniganye, ngaba dukorana ngo nibashyashye, ngo bazanye abandi nyine, abo bahinduye ijyana nabo. Impinduka bro. Aba twiganye ngo baragafashe, ngo bamwe babaye abantu runaka, ngo ngiye ngo nararaburije, ngo nta kintu ngeraho, ngo nta kintu nkora ngo gikunde man. Ibyo bintu wishiramo guys, ndakubwiza ukuri ni zero. Emera impinduka. Icyo ni icyacyenda, emera impinduka. Iyi si irimo irahindukana n'ibintu man, irimo irahinduka ku rwego rwo hejuru. Igihindutse hindukana nacyo, hindukana nacyo man, kandi uhinduka utera imbere. Apana guhinduka utera inyuma man, usubira inyuma. Reka hatana man. Uri umugabo bro, uri umugabo bro. Uri we wese, waba igitsina gore cyangwa se hano nta gitsina najogoye, uri we wese ahantu hose uri kubona video wayifungoye. Icyo cyari icyacyenda, impinduka. Emera guhinduka. Icyacumi man, icyacumi, iki kintu gikuwe mu bintu watekerezaga, iki kintu gihagarike. Wita umwanya ku iki kintu, ngo wita umwanya ku kintu utabasha guhindura. Urumva? Niba ikintu uri kibona ukabona uragoye kugihindura, nyine wavutse usanga gihari, urimo uragitaho umwanya kubera iki man? Urimo uragitaho umwanya kubera iki man? Ahantu wavukiye ahantu hatarenze, ariko uri guca urubanza man, uri guca urubanza.
umukire bita Bill Gates yaravuze ngo mwihangane karanjabutse ndaza kukababwira ariko na wivuga ngo amashuri ngo amashuri wize ngo ni makeya. Ibi ni bya bintu, iki ni icyacome. Amashuri wize ngo ntago arenze, ngo cyangwa se ngo ararenze ngo ariko ngo ntabwo nakora ibi bintu ngo biraciriritse mani, ngo ngiye ngo mfite digiri za danje. Ariko ransetsa mani, uranyica kabisa. urimo uricara ugaca urubanza ababyeyi bawe ngo mani ngo bavutse guriye ngo kuki bambyaye ngo gutya ngo ari abakene ngo okay nakibutse ngo mbane kuvuka uri umukene. Bill Gates yaravuze ngo kuvuka uri umukene si ikosa ryawe mani, si ikosa ryawe. Iri jambo niba atari n'ubwa mbere uryumvise, naje abandi benshi bazarikubwira. Kuvuka uri umukene si ikosa ryawe, ariko gupfa uri umukene mani gupfa uri umukene bro ni ikosa ryawe. Umugore wawe, abana bawe bazabikubaraho, cyane cyane abana bawe. Nawe se urashaka kujya uvuga ngo ngo ariko se ngo abana bawe bazajya bavuga ngo papa ngo mama ngo kuki ngo bambyaye ngo bararaburije. Wowe wari byo wabonye man, wageze ku isi imbere yabo bana. Kuki udatangira ngo ushwanyaguze kubona ubuzima wavukiyemo ari insazi, ari hatari? Kuki utari kurwanisha ngo bihinduke bro? Babe, we have a possibility. Unika boss uri kukubwira man. Niba wumva ibintu nakubwiye biri kugukora ku mutima, kandi like kuri ino video, ukandi subscribe, urumva muri twimanukire. Ikiganiro ni icara wige cyangwa se wiga uhagaze. Niwanga kwiga uhagaze n'ubundi ni hahandi sizakwicaza. Abantu bakoze cyane bazakwicaza. Bazakwicaza bro, bazakwicaza. Icyo cyari icyacome. Icyacumi na rimwe, irinde kugendana n'abantu mudafite intego imwe. Babyumvise neza. Umuntu niba mudafite intego imwe ariko ngo muri kumwe gute? Abanyarwanda yaravuze ngo mbwire uri we, mbwire mugendana, nkubwire uri we, mbwire mugendana, ndahita nkubwire uri we. Niba uri kugenda n'abantu b'amadage, uzaburi idage. Niba uri abantu b'injiji, reka ntawe uzaba injiji. Ahantu uzaburi ebana abo muri kumwe every single day bro. Niba batera imbere uzatera imbere, niba bararaburije bazakugira inama mbi, bazaguca intege. Abo bantu mutari ku rwego rumwe, mudatekereza bimwe, nta gahunda baragira, ntaki. Wowe urababaye urabibaza ati se nzakura hehe ibicera agatwiko nzakabona gute? Abandi bo baraho barayoyoma. Ntabwo man uri muri class utakabaye wicayemo. Uri mu cyumba utakabaye urimo, sohoka none hamani. Ugize amahirwe yo kumva ibi bintu. Umukire n'umukene ne watandukanira bro. Uko bakire bagiye bazamuka, abo bantu baguca intege ijana kurindi. Biragoye man, biragoye kubivumbura. Ariko reka nkubwize ukuri, ibi bintu ndi kukubwira no bihagarika. Tangira uyu munsi, utangire utwike, utangire man wijijisha, uvuga uti man nge ntabwo nitaye ku bantu. Nge abanzi barazika boss, nta mikino. Nge ntabwo nita ngo uramvuga gute, ngo ngese ngo urambona bate, ngo urase bari kumvuga hiki man. Ibyo mvugaho ntabwo bindeba bro. Uramujama ngo afite dread bro, ngo imisatsi ngo dread ngo nizibirara ngo rikada.
iyo ni imyumvire yabo. Najye mfite ibinshimisha, tangira gukora ibigushimisha, tangira ukora ibintu biguzaguteza imbere. Urumva ujibura uzanapfe man, uvuga uti nakoze ibintu nakundaga mu buzima bwanjye. Ibintu ngiye napfuye, ngiye mpfuye byibura narabikoze ntanicuza ngo kuki ntabikoze. Urumva kuki ntabikoze irababaza bro. Icya cumi na kabiri irinde kubeshya man. Hari igihe biba ngombwa yuko ubeshya pe, ariko hari igihe ubeshya ugakomeza ukabeshya ukageraho nawe ukibeshya. Urageraho ukabeshya ukageraho nawe ukibeshya bro, ukajya ugira ngo ibyo wabeshye ni ukuri. Hari igihe kimwe impyisi ibeshya inyamaswa nyinshi cyane. Impyisi yaragiye ibeshya inyamaswa ngo hari hirya ngo hapfuye inyamaswa zigeze ngo hari ibyo kurya byiza cyane, ngo hari ibyo kurya byinshi cyane. Inyamaswa ziriruka zishira mu ishyamba. Inyamaswa zishirayo, izirya inyama, izirya ibyatsi. Inyamaswa nyinshi. Impyisi bibonye iravuga iti uzi ko bya bintu nabeshye ko wasanga ari byo. Nayo yiruka mu zindi. Hagarika kubeshya bro, hagarika iki kintu cyo kubeshya, kuko uzatakarizwa icyizere mu kazi, uzatakarizwa icyizere n'inshuti, uzatakarizwa icyizere ahantu hose. Ugomeze umeze gutyo man, usubire ku rwego uriho man. Ugerageza gutera imbere ngo ugere ku kintu cya danje. Ibintu n'abantu, nakubwiza ukuri, ibintu n'abantu. Uzakenera akazi ushaka abantu, uzakenera akazi abantu bakurangire, uzakenera ikintu cyiza bakurangire. Nta kintu uzakora udafite abantu. Yakubwiza ukuri ngereka boss, nakugerereyeyo. Ibintu ni 13 bihagarike mu bintu byawe. Kubeshya man, kubeshya ni ikintu kibi cyane. Urabeshya ukagira nawe ukibeshya. Icyanyuma man, cya 13. Icyanyuma duterekaho akadomo. Nakubwira ngo bro, uwo uri we wese wabashije gufungura ino video, nakubwira icyanyuma nicyo kirenze ibindi byose. Icyanyuma nicyo cya 13 kiragira kiti yigeho. Fata umwanya munini ugende wicara ahantu ha wenyine, wiyigeho urebe ndi kuva hehe ndi kujya hehe, ndinde, navukiye hehe, nkeneye gukura agatwiko, nkeneye gukura amafaranga, ni hehe, nkunda iki, nanga iki. Iyigeho man, fata umwanya munini witonze, nta pressure. Ubanza urebe man, uri kuva hehe, uri kujya hehe. Murumva, wibaze wite man, fata umwanya ureke kwiga kubya abandi. Icyanyuma kiragoye, byumva kirakugoye pe, biranagoye se kwiyigaho. Niyigaho gute? Nta wundi muntu ukuzi nk'uko wiyeze, ni wowe ubwawe ku giti cyawe. Hagarika imvugo ngo man ngicyawe ngo ntaho kijya. ariko ye ngicyawe ntaho kijya. Ngo man ngo bifite ba nyirabyo, birabere bifite ba nyirabyo. Rega ngo ngiye ngo ntabwo nakirwa mbigerageza bro, arase ngo ni ibiki bariya babikoze se kuko ntacyo babyageje, ko ntacyo byabambariye se ninge byakimarira. Yicare wigeho man,
wiyigeho umenye ngo ndava hano ndajya hano, umenye gahunda zawe umunsi ku munsi, umenye ngo byagenze gutya. naho niba wicaye utegereje ngo amahirwe ngazizana, reka ngo nzasenga Imana ngo Imana ngo izabikora. Sinkubujije gusenga, ariko senga unakora Mana, senga unakora. Imana izaguha umugisha muri ibyo bintu uri gukora, izaha umugisha muri ibyo bintu uri gukora bro. Nk'ubu ngubu byibura uko ugenda ugera hejuru, uko ugenda ukura, uko ugenda ubona ibintu bigiye bitandukanye. Uzegera umusaza, umuntu ukuze Mana bigaragara pe, azakubwira icyo yakora, icyo yari gukora ari mu myaka nk'iyo yawe. Azakubwira ngo nari gukora ibi n'ibi iyo nza kuba nkiri muri iyo myaka yawe. Iyo mbimenya nari gutangira nkatwika, ntabwo mba meze gutya. Ibi bintu byose bihindure, ibi bintu byose tangira ubivane mu bintu byawe byose watekerezaga wica intege cyangwa icyo uvuga ngo ibintu ngo bifite ba nyirabyo ngo haza. Yicare wiyigeho ibi byose nakubwiye hejuru bro, bikugirira akamaro. Nyuma y'amezi 6 uzaba ubona impinduka zigaragara, usa neza, uhumura, uri umukire Mana. Wicara ahantu ukanywa akantu, ukarya akantu kose ushaka. Ubundi niba uticaye ngo wige, uziga uhagaze, no kwiga uhagaze n'ibyanga, nibikunanira ugapinga Mana. Isi ubwayo izakwicaza Mana. Uziga ushaje, uziga cyagiye waranze kumvira Mana. Abantu bagiye batandukanye bagiye baguha inshingano, baguha amasomo yawe uteza imbere Mana. Umukene buraryana Mana, ubukene buraryana bro. Ubukene nge mbikubwire buraryana, burababaza Mana. Uhora wifuza buri kintu, wifuza Mana. Ufite amaboko n'amaguru bene ni amahirwe, ni amahirwe wenda cyabifite. Iyo waba utanabifite wenda ariko hari ikintu ushobora gutangira none ahangaha, ntawamenya Mwana. Ubukene ni ikintu kiryana, kirababaza, kiraryana, kikababaza, kirakubita ahantu hababaza. Umugore wawe aragukatira, umugore araguta, umugore niyo ataguta aragusuzugura kikakurenga. Umugore wishakiye wa wundi wakubwiraga ngo sheri ndagukunda, mwitana bashushu sheri. Ukajya umureba ukavuga ati ese Mana, ni wa mukobwa nateretaga akambwira ngo arankunda, azangwa inyuma Mana, akazatangira kwitimbwa. Abana none reka tujye kubana. Niba uri umukene, nukomeza uri umukene udashaka guhinduka, abana ubwabyo nta nama yawe bazigera bumva. Wabyumvise neza, nta nama yawe bazigera bumva kuko uri umukene. Iyo ufite ibitekerezo gute muri sosiyete, niyo uri umukene, ibitekerezo bizima byawe biteshwa agaciro, ibyawe biteshwa agaciro. Agaciro kandi ari bizima, bibona ko bikora. Umva unono niba ufite umwana w'umukobwa, icyo rwose, niba udahinduye ibi bintu imyitwarire, niba uri umusore cyangwa umukobwa, uri we wese, ibintu nakubwiye bihagarike, utangire gukora none ahangaha. Ushaka ibiceri Mana. Umwana w'umukobwa we azabyara kare rwose. Icyo cyo nta nama yawe n'imwe yumva, nicyo kibazo. Azabyara, ashobora kubyarira iwawe,
cyangwa se wenda akazabyara n'ahandi ariko azabyara akiri mutoya. Azahura na benshi basa neza bahumura bamushuke, bamuha ibyo atabona, bamuha ibyo atabona mana, akiri mutoya araruke. Abana baragusuzugura ngo ngwino urore. Emera kwicara kwigama, icara wige, icara wige kandi uhinduke. Yumvaga kuri Mike Nikaboss Ntare Mutinya were the baddest star Salaman Shata. Ntare y'Umujyi wanavutse agatwara arangiye, wundi ubwenge bwarenze, ubwenge bwarandenze. Muganire kanze mbaha amasomo mana, nutebera kwiga uzarorere mana, isi zakwigishiriza urumva. Ndakubwiza ukuri. Ndabakunda cyane cyane, utarakora subscribe kandi aho nora twimburukire.